cyane cyane iyo ukoze ubushakashatsi yaba aho tugenda tunyura cyangwa se abo duhura nabo hari aho ugera ugasanga umuntu wambaye rinete cyangwa se indorerwamo z'amaso babyita mu buryo butandukanye hari n'abazita amadarubindi cyangwa se amataratara ariko reka tugaruke ku ndorerwamo z'amaso nyirizina umuntu uzambaye usanga kuzireka bigoranye adapfa kuzireka twazita umuti twazita inyunganirarugingo tuzita iki muganga mbese ubundi twabyise byose inyunganirarugingo n'umuti bitangira kubera ko ibintu byose tuguha bigufasha ku mubiri wawe mu mvugo rusange aba ari umuti ariko wowe indorerwamo rinete amadarubindi nk'uko bivugaga ubundi iba ije kunganira ijisho n'ubundi rifite intege nkeya ritakibasha gukora ibyo byagombaga gukora rero buriya ni inyunganirangingo rinete zunganira amaso. Murakoze cyane muganga abonye umurwayi nk'uko twahoze tubivuga uje umugana ndavuga muganga w'amaso cyangwa se ophthalmologist mu rurimi rw'icyongereza mu by'ukuri uwo murwayi uje ukugana nk'impuguke mu y'amaso uwo murwayi ni ibihe bimenyetso simusiga yagaragaje ndetse bikaba byamutera no kugira impinduka cyangwa se imyivumbagatanyo y'umubiri yakugera imbere ukavuga uti byanze bikunze uyu murwayi nshingiye kuri ABCD nshingiye kuri ibi n'ibi uyu murwayi arwaye indwara y'amaso cyangwa se akwiye rinete. Umurwayi wese ukugeza imbere ugasanga bitewe n'ibizamini bamukoresheje byerekeranye no kubona ibyakure n'ibya hafi ntabashe kubitsinda ubu ngubu utangira gukeka yuko ashobora gukenera rinete kubera ko hari n'ibindi bishobora gutuma atabasha kubona kuko ibyakure ibya hafi. Ikindi hari n'umurwayi uza akaza akakubwira ati muganga rero ati buriya mfite umutwe aturandembeje ati kandi ibizamini byose abandi baganga barapimye basanga ni negatifu ati rero narinje ngo mfashe nabo ngabo nabo tujya tubafasha kubera ko hari igihe ushobora gusanga uwo mutwe arwaye ushobora kuba guturuka kuba ku maso nawe tukamufasha. Ikindi nanone ashobora kuza akakubwira ati muganga ngewe iyo ngiye mu ikaye ndasoma ariko sinshobora kumara iminota 30 bitananirwa ati ku buryo nshobora no kujya kuryama ku buryo nshobora no kuruka nabo ngabo nabo tutangira gukeka tuti uyu muntu nawe reka mupima amaso hari igihe ashobora kuba akeneye rinete kandi bijya bibaho koko ugasanga usanze arazikeneye ukazimuha kagaruka nka nyuma y'ibyumweru nka 2 ati muga ati bya bibazo ntago nkibigira. Birashoboka ko umuntu ashobora kurwara indwara y'amaso nabimenye wenda hakaba hari ibimenyetso nyine ubwo ndagaruka kuri icyo ngicyo cy'ibimenyetso umurwayi ashobora kugaragaza ariko akagira nyine bwa bwivumbagatanyo navuze cyangwa se yamwivumbagatanyo y'umubiri ariko ntabimenye ko ari amaso nyamara ayimaranye igihe kirekire akazisama yasandaye. Birashoboka bijya bibaho yuko bitewe n'amakuru ushobora kuba ufite ari makeya bitewe n'uko wenda ushobora kuba ufite ubushobozi bukeya butuma utajya kwa muganga ukaba ushobora kuba urwaye amaso utabasha kubona nk'abandi ariko kubera yuko wowe ibyo ubona nyine wumva ko ari ibyo ngibyo ugatangira gutekereza yuko n'abandi babona nkaho kumva kuri muzima hari igihe bibaho rero ukamenya kwa kundi utabona umunsi umwe ukajya nko mu nama hari ibintu banditse kuri projecteur
noneho ukabona abandi bo barimo kubisoma nta kibazo bagasubiza ariko ukabona wicaranye nawe ukabona ntubibona ukahita wimura agatebo ukahita ujya imbere ukabona urabirebye ukahita ubaza mugenzi wawe utari ko se bireba wowe urimo kubibona ati ndabibona noneho ugasanga ukangutse uzi yuko utabona kandi imbere wabanaga nabyo icyo ni kimwe biturutse ku bushobozi wari ufite butatumye ujya kwivuza cyangwa amakuru. Iyi ni indwara yo nanone igibaho hari n'indwara bita glaucome nta kinyarwanda cyayo ndumva cyari cyaboneka akaba ari indwara ituruka kuba mu jisho ryawe harimo umuvuduko w'amazi muremure akaba ari indwara ntikurya ariko uko iminsi igenda yigira imbere igenda imunga inyuma mu jisho noneho umunsi umwe ukajya kwa muganga ubona utakibona neza noneho wahagera bapima bakabikubwira ariko mbere yaho ntago ububizi akaba mpamvu nanone hejuru y'imyaka 40 buriya wakagombye kujya kwa muganga ugasanga muganga ukamubwira utari ko muganga ati wandebeye ko amaso yanjye ari mazima cyangwa atari mazima niyo ndwara ubugira ngo nayo munsi bishobora kuzaza muganga bazayikubwira mbere yuko uyimenya kubera yuko ntituma udasinzira ijisho ntirutukura nta musonga yewe no mu ntangiriro ubureba neza nk'abandi bantu. Hari abantu nyine bambara amadarubindi cyangwa se rinete cyangwa se tugaruke mu kinyarwanda nyirizina indorerwamo z'amaso ku buryo bishobora kugorana gutandukanya umuntu wazandikiwe na muganga n'umuntu uzambaye kubw'umurimbo. Nshingiye aho niki gishobora cyangwa se nizihe ngaruka zishobora gutera umuntu wambaye rinete ku z'umurimbo atarazandikiwe na muganga ese ziriho hano ku isoko ryo hanze ushobora kugenda ukabona uturinete twiza ubona nyine tugaragara neza cyane ku muntu ukunda rinete akatugura akatwambara ariko kuba ari indorerwamo ugiye ukagura gutyo utazandikiwe na muganga hari igihe bishobora kugutera ingaruka. Iza mbere ni uko buriya birakujena iyo uzambaye nubwo utabimenye ariko ikindi cya kabiri ni uko kuba utarazandikiwe na muganga ntago ziba zitumureba neza nkuko wakagombye kuba kureba. Agaba mpamvu rero nagira inama abantu bose bumva bafite ikibazo cy'amaso batabasha kubona neza cyangwa hari ukundi kuntu ashobora kuba bangamiwe yaba ari urumuri rumubangamiye yaba arwara uwo mutwe yaba abangamirwa wenda n'umuyaga hari uwambara neza akavuga ati nge magena uzinkingira umuyaga yakagombye kugana muganga w'amaso bakabiganiraho yewe nizo ngizo ashobora kwambara twakwita nkaho ari iz'umurimbo cyangwa zimukingira umuyaga nazo ashobora kuba yazimwandikira ariko kaba azi neza yuko ibyo yambaye koko bifite ubuziranenge kuruta uko yagenda akayigura mu isoko cyangwa akasanga hari n'abajya basibana ugasanga nko mu bukwe umwe ashyize rinete hasi undi arazibye akazajya yirirwa zigendana nuko hari benshi mu bantu hano hanze bavuga ko kwirirwa imbere ya mudasobwa cyangwa se imbere ya televiziyo bitewe na ruriya rumuri rwa screen bishobora gutera cyangwa se bikaba imwe mu mpamvu yakurura uburwayi bw'amaso. Ese birashoboka ko ruriya rumuri rwa computer cyangwa se mudasobwa cyangwa se televiziyo ku bantu bazirirwa imbere ruriya rumuri rwabagiraho ingaruka ku bijyanye n'amaso yabo? Ese mu gihe bibayeho n'icyo umuntu yakora cyangwa se mbere y'uko bibaho n'icyo umuntu yakora kugira ngo ahahe nyine ndavuga mu birirwa imbere ya mudasobwa ahahe ariko nanone yirinde n'izo ngaruka zishobora kubaho? nkurikije ku cyumbajije uzanye n'urumuri hazamo mudasobwa hazamo na telefoni cyane ikindi cyose gishobora kuzana urumuri. Ari n'abanyeshuri bavuga ati projecteur ngewe nyirebeyemo birambangamira nkuko
twese tutakira ibintu kimwe, nshobora kurya ibiryo umwe ati birimo umunyu, undi ati ntawe urimo, ugasanga undi awongeyemo, igihe undi atangiye kuvuga ati nimuzongere guteka umunyu mwinshi. Ibyo birasanzwe. N'abantu rero ntago twakira urumuri mu buryo bungana. Hari uwo rushobora kugeraho rukabangamira cyane, cyangwa ugasanga ntirwigeze rumubangamira. Ariko nk'inama natanga, iyo rushobora kuba rukubangamira, ugana muganga w'amaso ukamubwira ikibazo ufite, nk'iyo uri kurebera kuri projecteur ese kuri computer, nuko noneho mukabiganira, niba hari ubufasha agomba kugufasha akaba yabuguha. Rero bumwe muri ubwo bufasha ari igihe ushobora gusanga ukoresha machine, telefoni, projecteur, ariko usanga ikibazo cy'amaso utaru bizi. None ugasanga kuba bihuye n'ubwo burwayi urabangamiye kurutaho, ariko ugiye kwa muganga kwamubwira imbogamizi ufite, aheraho gusuzuma ku buryo na bwa burwayi bushobora kugaragara. Ariko nanone twahuza computer na projecteur ngo tuyifate tuyihuze n'amaso ngo umuntu uzamubwire ngo ari n'abashobora kuza akavuga ashaka kugira ngo wenda ari nk'akazi akorera kuri machine, akakubwira ati ngiye birambangamira, wenda ashaka kugira ngo akope ako kazi. Ntago ari impamvu yo kugira ngo reke machine cyangwa projecteur kubera yuko ubangamirwa n'amaso, ahubwo na muganga bitewe n'ikibazo ufite mukazaye mukijyamo inama. Ariko zimwe mu nama akugira nk'iyasanze amaso ari mazima, rimwe nuko nk'iyo ubangamirwa n'urumuri rwa machine ashobora kukugira inama yuko ushobora kurugabanya. Birashoboka kuri machine nuko azajya urebera ku rumuri kuri wawe ruhande wumva ko utekanye. Ikindi hari hari akandi kantu bashyira kuri machine nako kajya kagabanya urumuri. Ibyo byose mu bijyaho inama. Ikindi none mu nama tujya tugira umuntu ukoresha machine, nuko ashobora kumara nk'amasegonda 30 atumbiriye machine bitewe n'inkuru ya muryohe cyangwa utuntu arimo gukora, ugasana nabyo biramunaniza amaso. Nuko imwe mu myitozo tumubwira nuko agomba kwitoza guhumbaguza kenshi igihe ari kuri machine. Icya kabiri tukanamubwira tuti rero niba urimo kuyirebaho igihe kirekire ushobora kuzajya ufataho nk'ikiruhuko gitoya ukerekeza amaso ahandi hatari kuri machine kugira ngo wumve ko utekanye. Ariko ntago twabwira umuntu ngo nareka akazi go kubera machine cyangwa projecteur, ahubwo agomba kuza kwa muganga tugafatanya kumugira inama noneho kugira ngo azajya akora ibimunogeye. Muganga, uburwayi bw'amaso bwaba buvurwa bugakira cyangwa nitwibanire n'ibyo bakunze kwita mu ndimi z'amahanga ngo patana rugi cyangwa se kidore na pete, no kuvuga ngo n'impeta n'urutoki, mbese bikaba twibanire uburwayi bw'amaso burakira cyangwa nitwibanire, cyangwa se umuti nkuko twabibonye, cyangwa se inyunganirarugingo ni indorerwamo, ariko mu gihe amaso yarwaye nta muti cyangwa se nta gukira. Umuti wo twabonye ko irahari ariko hari adashobora gukira kandi yahawe umuti. Twavuze cyane ku ndorerwamo z'amaso, ariko ntabwo ari bwo burwayi bwonyine bw'amaso, hari n'ubundi burwayi butandukanye bw'amaso. Ariko uburwayi bw'amaso iyo umuntu abwivujije, twongereho ijambo kare, burakira. Ariko bijya bibaho yuko hari n'ubundi burwayi ushobora kubana nabwo bw'amaso, ariko ntago nabwo ni bukeya. Dufate nk'urugero nko mu isuzumiro, hari abarwayi nka 1/2 cyabaza kwivuza amaso bazana uburwayi byo bita allergie. Kandi allergie aba ari imiterere y'umubiri wawe y'ukuntu wakira kino kirere cyo hanze. Rero hari igihe wifitiye umubiri wenda uzirana n'ikirere cy'ubukonje, kubwiyo mpamvu mu gihe cy'ubukonje amaso kazajya bakubangamiye. Ariko nanone iyo uje hano kwa muganga
nubwo wenda ibyo byarerije bidakira ariko tuguha imiti ikagufasha yewe tukakugira n'inama n'ukuntu ugomba kubana nabyo ku buryo ntabwo twahita twanzura rero ngo urwaye bw'amaso ngo ntibukira oya burakira n'ikimenyimenyi impamvu bunakira ni uko abantu baratugana bagataha bishimye yewe ntibanagaruke ikikubwira ko umurwayi buriya yakize ntabwo agaruka bakishima ejo hakaza abandi nuko uburwayi bw'amaso rero buravurwa bugakira. hari benshi bashobora kwibaza hanze aha cyangwa se nk'uko mwabivuze ku bijyanye n'ubushobozi umwandiki indorerwamo ariko bishingiye ku bushobozi hanze hari abafite rwose ubwoba bwo kuvuga ngo rwose se ntabwo na muganga yandikiye ayo mafaranga nayavana hese haba hari ubwishingizi bwishyura izo ndorerwamo z'amaso ese igiciro cy'uri cyaba kiri hejuru ku buryo benshi bakomeza kugira ubwoba mwabamara impungenge. Bibaho yuko hanze hari abantu bashobora kuba bafite iyo myumvire ni kubiyo mpamvu rero nko twahera nko kuri centre de santé buriya habaho renete igura amafaranga 1000 yewe bikanongeraho nuko n'abantu bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bashobora kuzihererwa ubuntu kuri centre de santé. Twagera mu bitaro urebye hafi 90% y'ibitaro byose byo mu Rwanda nuko ubu ngubu bisigaye bitanga indorerwamo ariko izo ndorerwamo nubwo bazitanga ku buryo buri muntu wari wese bitewe n'ubushobozi bwe ashobora kwisanga muri izo ndorerwamo ku buryo kuri ugasanga hari nete ya makeya ihera ku 5,000 bikagenda bizamuka. Urumva rero yuko buri muntu wese bitewe n'ubushobozi bwe ashobora kwisanga muri ibyo biciro kandi agafashwa. Uko kuzamuka gushingira ku bwiza bw'izo rinete cyangwa se bishingira ku kigero cy'indwara ayo maso agezeho. Urebye rinete ubona ko ibigizwe n'ibice bibiri. Hari igice cy'ikirahure akabaho n'ikindi gice twakwita yuko kiba gifasha icyo kirahure. Ikirahure buriya nicyo kiba mu muti. Buriya n'ikirahure gihora ari kimwe. Akaba mpamvu ku cyerekeranye n'ihindagurika ry'ibiciro bituruka muri cya kindi dushyiramo ikirahure cyagera bita montire. Ka kantu kaba gakase hano ku maso kagakata kakagera ku gutwi. Hari akaba kagura amafaranga makeya hari n'akaba gahenze. Uretse no kuri izo montire no ku myenda isanzwe ushobora gusanga igitenge kimwe kigura 5,000 ikindi kigura 80,000 kandi abantu bose barabikenyera bakajya mu nzira bakagenda bakavuga ko bambaye. Rero cyo duha agaciro ni icyo kirahure kandi cyo buriye cyo gihora gihendutse kandi gihora ari kimwe. Nubwo ko wambaye indorerwamo z'50,000 undi akambara indorerwamo z'1,000 ikirahure gishobora kuba ari kimwe ahubwo bigatandukanira kuri cya kindi dushyiramo akarahure. Ikiganiro cy'ubuzima ku Ndatwa TV nakagaruka wibuke gukanda subscribe no kuri aho kazogera kugira ngo ujye ubona notification inkuru zacu zigishyirwaho uhita uzibona kandi zifite icyanga. Wibuke gukora share kugira ngo zigere kuri benshi bashoboka dusangire izi nkuru zirimo icyanga. Bari kumwe nanjye MCDO ariko kandi nshimira by'umwihariko nshimira byimazeyo muganga Kanani Jean Damascene impuguke y'amaso hano mu bitaro bya Kibagabaga. Nshimira kandi na Enoke wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibagireho neza. Mbifurije ubuzima bwiza buzira indwara. Imana ikomeze barinde.